neza urumve mugeni mwiza araje nguyaraje bwabukwe bw'umukwe mwiza ni mwiza urumve mugeni wewe neza use neza urumve mugeni mwiza araje nguyaraje yewe mukunzi wanjye unyagerera umfate maze nerede unyambike yakanzu umukobwa w'Siyoni we cimbagira umusanga umukobwa w'Siyoni we temberana na Yesu. buriya iyo uhangaye ugashyira mu bikorwa ikintu Imana ikubwiye kaba kabaye. Urupfu ni ukutabikora, hari n'igihe utahita upfa, hari n'igihe ntacyo bigutwara, ariko amaherezo y'icyo aba atari meza. Ariko iyo uhangaye, tubyita guhangara, ugashyira mu bikorwa ikintu Imana yavuze kaba kabaye. Ibiba bigiye kubaho niyo gusa uko yavuze. Muzasome kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, murebe umuntu washyize mu bikorwa ikintu Imana yamubwiye. Icy'abagabo igihumbi batari kwizera ko cyashoboka, uwo wahangaye agashyira mu bikorwa akabikora byavuye mu kanwa k'Imana, muzarebe icyabaye. Rariya jambo rirakomeye rivuga ngo ijambo rituruka mu kanwa k'Imana riruta isi n'ijuru. Ijambo Imana ivuze riruta byose tubona, n'amadege n'abantu n'ibintu n'ijuru n'abamarayika. Ariko waduha tukumva iki kintu. Ijambo Imana ivuze riruta isi n'ibiyiriho n'ijuru n'ibiririmo. Niko birimbwiye. Ntanswe none ikubwiye. Twebwe turigabanya. Niba ariko biruka buri kwikiriza, none ikubwiye ko bihwanye n'ibyo. Niyo mpamvu rero gushyira mu bikorwa ikivuze kaba kabaye. Insanganyamatsiko iri kutubwira ngo ndemera ubuturo nture muri bo. Ndemera ubuturo ni inzu. Hanze aha hari bajya bavuga ngo urandemera se, uragira uko ungenza se. Kuremerwa, abantu baremera Uwiteka nawe ahita baremera. Amen. Nimusoma kuva 25 bere ku 8 ni Uwiteka yabwiye Abisirayeli, kandi yari yabahaye amategeko ariko abona Uwiteka yabahaye ipico yuko bakugombye kumera. Iyo Imana ivuze ngo mundebere ubuturo, kandi kuko bigaragara bwararemwe, ariko Imana ishyiramo ibyangombwa muri bwo. Aho Imana iba mu bigaragara hari amahema y'Abisirayeli, noneho Mose abwirwa ngo kopera, kora ikintu ngiye kukwereka, ndemera ubuturo ariko ubanze ukopere uko mu ijuru bimeze. Arareba ahera n'ahera cyane n'ibirimo, arabibona, aratangira ararema. Bazana ibyo kuremesha ihema, ararema. Ku muryango ushyiraho igikarabiro. Niba Imana yarabwiye Abisirayeli mu ndemere ubuturo, kandi aho niho basabanaga n'Imana, Imana yatangiraga byose, niho bavuganiraga. Ihema ridahari nta Mana iri mu Isirayeli, siko bimeze. Ubwo rero mva ahari turaza gusobanukirwa ubwo buturo dukwiriye kuremera Uwiteka ubwo ari bwo. Natwe ku muryango mbere yuko winjira, Imana iri ishyiraho igikarabiro. Uwirinda yirinde mu byose. Mbere yuko binjira, niba ushaka kuremera Uwiteka ubanza icyo, ntabwo ari ibyo wibuka. Kuva 25:8. Abiga neza rero bameze nka ba Seti na ba Beri, bo baravuga batari ko wa mugani ngiye kuri uyu munzani wenda dagadwe ahashongera ariko biremeke. Naho kuvuga ngo byavuzwe gusa ngo nkaho bizizana uzabitsidegeko. Yamanika uri Imana rwose ikunda kuva kera kugeza n'ubu, ikunda abapfukama bakayamanika bati rwose ndi nyagutsindwa ariko wo gukira. Uri Imana ikunda abo bantu.
iyi nayo yaravuze ngo icyo mva ni uko wemera ukuri, icyo mva ni uko wemera ibyabyo, kuko Imana igize ikintu ikora utayamanitse agahato kaba kaje, kandi agahato ni aka Satani. Irarira rero ikavuga ati kugira ngo muhate nkora icyo Satani asanzwe gukora namurira agahita, ariko nayamanika araba ubukomore y'Uwiteka. N'ubundi zi yuko abanyantege ntacyo bishobora, ariko iyo bayamanitse murinde kiba Imana uzatinya umuntu kwivuga uko ari, kandi kuko n'umuntu ugiye gukira arabanza bagakuba ibisebe bakabyoza. Urabibonye bari koza igisebe uti none habyiciye rimwe kikavama kwa muganga, ugiye kogesha ibisebe umva no kureba byonyine, kureba byonyine wowe bari koza igisebe, wowe ubwawe atari we kiriho, kureba byonyine ubwonko burakomereka. siko bimeze. Mu gihe undi yashimitse yize guta abaganga sinzi ibyabo, ariko rero na Yesu yagiye gukiza, arakomeretse kandi akomora. Mundemere ubuturu. None habanje ngo mwirinde muri byose mune kwinjira neza. Genzura iby'ukuri ugende wivugura ibi biragatsindwa, ariko ibi nabyo gutyo ugende ugende no kwinuza uri kwinjira ahandi mu karembo k'ubuturo bw'ahera. Bavaho nka ku gikarabiro binjira basohorera ku gitereko kitabaza rimwe gifite imiheha 7 iri kwaka. Buri muheha uri kwaka ni imiheha 7. 7 ni icyuzuye nka 3. Bivuga ngo ijambo nitabaza ry'ibirenge byawe, kuvuga ngo ukuri uhagazemo, ukuri kurakiza abo mu gihe cya Nowa kwinjira mu bwato, kubazukana ukaninjira. Ukuri ko mu gihe cya Yerusalemu nuko barasohoka bakagipera, naho waba ukiranuka ko yarangije kuvuga se, naho waba ukiranuka muri Yerusalemu n'Abaroma baragutsima. Iyo yavuze iba yavuze nyine igitereko, niyo mpamvu igitereko kitaba igitereko kirahacyo kandi umuriro uri kwaka. Kunyuranya umuriro uraka, kunyuranya n'ijambo, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritabaza, bivuga ngo kunyuranya naryo umuriro uraka. Impamvu ngo igitereko kirimo kiriho ngo amatabaza 7, ni ukuvuga ngo kuva kuri Adamu kuzageza Yesu agarutse, itorero ry'Imana Imana iriyoboye itibeshye, Satani adatsinze, aho zatsindwa ni icyuzuye, ariyoboresheje ukuri, kandi kugeranya n'uko kuri ni ugushya, kandi kugendana n'uko kuri ni ukwegereza ameza y'imitsima. Hafi aho habaga ameza, igitereko kitabaza uva ugera ku meza y'imitsima ihora ishyushye. Mwebwe ngo kugira ubushyushye mushyuhe ngo mushyira mu materemusi n'ibindi bisorori ntazi bishyushye, ariko mu buturo bwera imitsima ibirangaye gutya kandi iri gucura. Ngo Abisirayeli bazige yuko iyo mitsima itandukanye n'iyo mu mahema y'iwabo. Ni hahandi muzagera ugiye kumva wumva ikintu kiraguhembuye, nabyumvise mwarabivuze, ugiye kumva ukumije utari ku ijambo uwo mutima urashyushye. Niyo mpamvu Dawidi yagiye ku rugamba aratinya, aramvuga ati kandi nahapfira kanze nyiri ku buturo. Umutambyi ati ntabwo byemeye, ati oya ntabwo mva hasi najye ku rugamba, niba bitaneno, ariko ni umutsima ushyushye w'Uwiteka, amaherezo ndagendana ibibaraga bivuye muri we. Buri wese avuga ngo urya ntazapfite iteka. Dawidi yabimenye kuko yifataga ibyo muri Kristo bigahita biza muri Dawidi, akamenya ibintu by'amahanga yo hejuru. Urya ntazapfa kugira ngo ntapfira ku rugamba. Nyamuneka abemere nyamuneka ntagipfa kuri nasura umutangi biramaze, ariko ndi umuntu w'Imana, kandi abatambyi bari abantu b'Imana. Dawidi ntari gushidikanya ko ari umuntu w'Imana, biramaze bye kora ibyo nkubwiye mu mutsima ushyushye wo mu buturo. Hari iteka byose ari isezerano, cyose ari ijambo uzumva ni ukuri pe kuvana ahantu uvuga uti Imana yarakoze yashyiraho ijambo ryayo. Ni uko ushobora kugenda gitwara ukumva iri kumaza ubwoba, iri kumaza ukumva Satani uramukangukiye kubw'ijambo wibutse, kubw'indirimbo ikuje utari kuwamugana. Mwabyumvise pa Samweli, kubw'indirimbo akaririmbo kamwe gusa mu ndirimbo 100 kaba utari ikakwiyenzaho umvise ameza y'imitima
abinjira mu mana bagira ibiva kuri iyo biza bikabahimbura nabo ubwabo bakabifata bakagira icyo babivuga butari kurabizi. Iyi ndirimbo ubuzima bw'ibyayo gusa ko itari n'iyawe, ko ari y'u Rwanda rwose byageze mbese ko ari ibyo kurageze. Aba bantu barambura bazi gukura ibintu ahantu bakabigira ibyabo. Mu by'Imana twemererwa kwiba, twemererwa kwiba iby'umwuka nk'uko Dawidi nta n'ahantu inyandiko zemeraga ko uwo ari we utari umutambyi, ko itegeko ryari riri. None Dawidi aravuga ati ngiye ku rugamba, abatambyi ni abantu b'Imana, nanjye ndi umuntu w'Imana kandi kwiyumva Imana, ariko urugamba rwo rurakomeye keretse ndiyikimpa imbaraga. Arahakatira yibuza inzira, asanga n'uwo utsindwa arahakatira gishaka igihembo. Jya ujagajega mu ndirimbo, ujagajega n'ubyanditswe uzumva inkomezi. Baranditse ngo ameza y'imitsima ni igihembura bugingo. Ni ijambo rya Kristo binyuze mu buryo bw'indirimbo no mu byanditswe ariko rihembura, kuko igitereko kitabaza ni ukuri kw'igihe urimo. Ni ukuvuga ngo igitereko kitabaza ni ukuri kw'igihe uhagazemo. Niba uhagaze mu gihe cy'ubutumwa gutsindishirizwa ni uko nyine uvuga uti ndimo, menya ko urimo. Ariko noneho ku meza y'imitsima iraribwa, igitereko ntikiribwa. Imitsima yo bararya, birashyushye, bararya kandi aho bariye barifite inzara barahembuka. Niba utajya uhembuka rwose pe ntabwo uri muzima, urarwaye. Ntabwo iyo ugira ibintu biguhembura ni ukuri ushobora kuva hano uvuga uti nanjye Mana rero bavuze ku bantu bahembuka nuko barya, ntabwo njye ntabwo mpembuka. Genda usengere ikintu abantu Imana bagusengere, ujye mu rwiherero usaba Imana ijye guha ibintu ibihembura ubugingo, bituma ubugingo budapfa, kuko uhembutse abazutse. Ameza y'imitsima, ayo meza y'imitsima rero yo insanganyamatsiko ni iyihe? Ndemera ubuturo nturi hagati muri mwe. Umva uko bwari bumeze, none uza kumva nuko bihagaze kandi kugenda ubyumva kuri wowe. None bavuga ku meza y'imitsima bagasohorera ku cyoserezo cy'imibavu. Iteka ryose abantu bahemburwa n'ibintu Imana ibabwira mu ndirimbo no mu byanditswe. Iteka ryose bahumana n'ikintu cyitwa umutima umenetse. Aho niho Imana ibikwebe, niho Imana yavuze rero twajyanye. Ubu none n'imiboro ya Kristo bigiye kuyumva neza, bigiye kugutonika, bigiye kusohorera muri bya bisebe, urabikubwa. Kuko umwenda uraho hafi y'icyosezo cy'imibavu, hari umwenda ukingije hera na hera. Niwo usobanukirwa imiboro ya Kristo ikagucengera. Nkaho wabaye muri Nabambanwe, buriya yarabyumvaga nawe. Nabamba ntabwo ari yabambwe, nta nubwo yari yarambambiwe, ahubwo Nabambanwe. Buriya ni ukuvuga ngo nayo hari ibintu byamucokoye, nka bya bindi bya Mariya harari kure umwana wa Vina. Niyo yahanuriwe na Simiyoni ati nawe inkoti zakwawe muzabyumva mu gihe runaka. Hirya gato koko Mariya yaje kuzabyumva ati bya bindi yatentebura ati ni bya bindi wa musaza yambwiye ndapfuye ndahwereye. Uko bari kugenza umwana we yarabyumvaga Mariya. Twajyanye yarabyumva. Icyo umutima umenetse cyoserezo kimwe cy'imibavu. Iteka ryose umuntu w'Imana ushaka kuremera Imana ubuturo, ako kantu ikimenyetso cya Mwuka Wera naza muri mwe kizabihamya. Cya mbere umutima umenetse atsinda bisa bemeza iby'ibyari by'amateka. Ni Yohana 15 ariko mu wa 8. Abaremera Imana ubuturo rero amaherezo ntabwo bagagara ngo babe nk'abumye gusa, ahubwo igitaba ari kibisi. Ntugire ibyo utwara. Inzige ntizigira icyo zitwara ibiti n'ibyatsi bibisi, keretse ibyumye. Kandi mu isi tuzi ko inzige z'ibigaragara, buriya ni ubuhanuzi, inzige z'ibigaragara zirya ibintu bibisi gusa, ariko iyo bije mu buryo bw'umwuka zitegekwa kutarya ibyo bibisi, zihitana ibyumye bitagira utuzi. Imitima itagira Mwuka Wera, imitima igagaraye gutya, imitima itemezwa, imitima dukwiriye guhora iki ngiki. Rero nagiye nsoma ibyanditswe, hari abantu bamenye yuko isano bafitanye n'Imana ari ibimenyetso bya Mwuka by'umutima umenye, ngo abo ngabo nicyo cya mbere cy'ibanze, wenda ibyo bikameretse. Twarabyigaga. Hari abantu bahaguruka bakajya bakiyiriza ubusa kugira ngo bahabwe imitima
imenetse kuko aho ngaho umutima umenetse ubushwanyujwe nyine ni ikibumbano Imana ikubise ikagihumbagura igategeka ngo ikibumbira icyaha ubu ngaho ikakuvana igashyiraho undi irajanjagura ikibumbira icyaha ikoresheje umwuka akakumenagura. muze abarushye n'abaremerewe nimuze mbamenere ibanga nimusange ndabarura uje